Haleluya. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Niyegereje mu makamariza dufatanye uyu mwanya. Namwe mbiyegereza mwese abo turi kumwe. Muri rukerera hano iwacu abandi ni ku manywa. Iri jambo ryo kuramya Imana no kurihimbaza rero no kuyihimbaza ndarikunda cyane. Niyo mpamvu nari ngiye kuvuga nti kubera umwanya muto dufite reka dusome ijambo ry'Imana. Ibindi by'amashimwe dufite by'uyu mwanya n'ibindi tube tubihagaritse. Ufite Zaburi y'ijana na gatatu. Pastor ufite 50 minutes. Okay. Zaburi y'ijana na gatatu umurongo wa mbere turasoma n'uwa gatatu. Tuze gusoma n'igitabo c'ingoma. Umurongo w'icumi na gatandatu. Ibisi 16 umurongo w'umunani. Kadusome Zaburi y'ijana na gatatu. Umurongo wa mbere. N'uwa gatatu. Umutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese mwe mushime izina rye ryera. Umutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Amen. Amen. Ingoma ibisi 16 umurongo wa 8 turageza ku wa 9. Cyangwa se tumanuke aho gato. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimushime Uwiteka, mwamaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Umurongo wa 9 mumuririmbire ishimwe. Amen. Itangaza yakoze. Umanuke mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tumuririmbire ishimwe. Dawidi yari umuramyi. Dawidi ejo twavuze ko Imana yamwirasira avuga ngo ameze nk'uko umutima wayo ushaka. Amen. Mvuga ibintu bitatu. Icambere nuko yacaga bugufi cyane. N'ubundi umukristo ukuze azi guca bugufi. Umukristo ukuze ntabwo bimugora kwaka imbabazi no kucaha atakoze. Kandi kwaka imbabazi no guca bugufi k'umukristo kumuhesha amahoro. Amen. Iyo yatse imbabazi ahita agira amahoro mu mutima. Nicyo gituma kwaka imbabazi bitamugora. Ariko umuntu utarakura kwaka imbabazi bisa no gutsindwa. Niko babifata. Dawidi rero yacaga bugufi cyane. Ikindi cya kabiri yari umuntu wiringiraga Imana, wategerezaga byose mu Mana. Wari uzi ko ibyo byose bikomoka mu Mana. Sinzi uko nabisobanura. Gusa mwibuke yuko igihe Shimeyi yamututse, abasirikare bashatse kuja kumufata kandi bari babishoboye. Aravuga ati mureke na biriya navyo Imana yavyemeye. Ati niba atari yo yavyemeye ifite ikiza uko bizagenza Shimeyi. Uwo ni umutima wa Dawidi. Byari ibintu yiringiraga Imana. Mwibuke kandi igihe yabaruraga abantu, Imana iheza ibihano bitatu ngo ahitemo kimwe, ahitamwo ngo kwigwira mu maboko y'Imana kuko Imana igira imbabazi. Amen. Dawidi rero yarazi imbabazi z'Imana cyane, kandi agahishurirwa imbabazi z'Imana muri Kristo Yesu. Nico cya gatatu cyamuheshaga ibibindi bibiri. Ibi bibiri tumaze kuvuga yabiheshwaga n'iki ngiye kuvuga cya gatatu. Umwami Dawudi nubwo yari uwo mu isezerano rya kera, ntabwo yahaga agaciro ibitambo byatambwaga icyo gihe. Yari yarahishuriwe igitambo gikomeye kiruta ibindi cyitwa Yesu, cyitwa amaraso ya Kristo. Ni muri Zaburi ya Dawidi tuzasanga ririya jambo rivuga ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse. Ahanura Yesu
ahubwo wanyiteguriye umubiri. Pera ko ndavuga ngo ndaje mu muzingo w'igitabo niko byanditswe muri nje. Urumva yari yarabonye Yesu, yari yarafite vision ndende, agashingira ubusabane bwe n'Imana kuri kiriya gitambo gikomeye cyasumbaga na biriya bitambo bindi. Iyo usomye niwe wavuze ngo nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye. Urumva yumvaga biriya bitambo Imana itabyishimira, bitajya bibabarira, bitajya bikuraho ibyaha burundu, kandi bitambwa n'abanyantege nke. Byari ibitambo nyine abafaransa bita ngo ni pasageri, zatambukaga bitegereje igitambo cy'amaraso ya Kristo. Amen. Aravuga ngo nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye. Ibitambo byokeje Mana tuzo byishimira. Icyo kintu cyo guhagarara ku maraso ya Kristo, cyo guhagarara ku gitambo kiruta ibindi, n'icyo Imana yarebaga muri Dawidi abandi b'igihe cye kitarababamo. Imana ikavuga ngo ameze nk'uko umutima waje ushaka. Amen. Abantu biringira igitambo cya Kristo Imana irabishimira. Abantu bizera muri kiriya gitambo, abantu bakunda kiriya gitambo, Imana irabishimira. Nicyo gituma Dawidi yavuze ngo umutima uhimbaze izina ry'Uwiteka Imana. Ngo icya mbere nuko Imana ibabarira ibyo yakiraniwe byose. Amen. Imbabazi z'Imana rero Dawidi yabiziboneraga mu maraso ya Kristo. Imbabazi z'iteka, imbabazi zikuraho icyaha burundu, igitambo kidasubirwamo. Amen. Igitambo gikomeye. Haleluya. Amen. Igitambo cy'amaraso ya Yesu. Haleluya. Ya kiriya gitambo kiza kinezeza cyane. Reka mbere yuko tuganira ku byo kuramya, uyu munsi turavuga hejuru y'ubusobanuro bwo kuramya no guhimbaza Imana. Nikunda tuje kuvuga ku ndirimbo kuko mwaririmbye ndanezerwa cyane. Tuje kuvuga ku ndirimbo, ariko mbere tutarageraho nicyo tubana ariko mbara umwanya wanje ako ndumva ari mwinshi. Reka mbaheze urugero rw'imyizerere n'imyemerere abantu bagira mu matorero. Wakubaza ngo ese hari amadini angahe kuri iyi si? Wavuga ibihumbi. Hano mu Rwanda dufite amadini ibihumbi. Ukwisigaho ni ibihumbi byinshi. Ariko ayo madini ibihumbi byinshi yose aba mu myizerere ibiri. Hari imyizerere ya gikristo, hakaba n'imyizerere y'amadini yandi. Iyo myizerere ibiri, murambabarira aka kantu ni amakuru umugani wa mama Kamariza ariko meza. Iyi myizerere ibiri ni iya kera cyane. Iyi myizerere ibiri yaturutse kuri Kayini na Abeli. Bamaze kuva mu ngobyi, batangiye gushaka ubusabane bwabo n'Imana. Ndashaka ngo mwumve iki kintu. Iyi myizerere ibiri rero, imyizerere ya mbere ni iya Kayini. Iyi myizerere ya Kayini bayita imyizerere y'umubiri, bayita imyizerere y'amategeko. Iyi myizerere ntabwo inezeza Imana. Imyizerere ya kabiri ni imyizerere ya Abeli. Bayita imyizerere n'imyemerere yo mu mwuka. Amen. Ishingiye ku gitambo cy'amaraso. Niyo myizerere rero ya Kristo. Amen. Iyi yindi ya Kayini ishingiye ku mbaraga z'amaboko ye, ishingiye ku mwero w'ibintu yakoze. Ni imyizerere y'amadini. Ni imyizerere, nicyo gituma kiriya gitambo Imana itagikunze. Rero ugasanga nubwo imyizerere ya gikristo ishingiye ku maraso ya Kristo, ariko nanone turabivanga. Ugasanga nanone bari mu myizerere ya gikristo, rimwe na rimwe bagendera mu myizerere ya Kayini, bashaka kwegera Imana bishingikirije ku mbaraga zabo, bishingikirije ku byo bakora, bakumva ko Imana yabakire. Ejo nababwiye ibintu bya Bill Graham, yaravuze ngo bamubaza urwandiko rumwinjiza yageze mu ijuru, ngo azavuga ngo sinje kubera imbaraga z'imirimo nakoze, sinje kubera ko ndi umuvugabutumwa international, sinje kubera ko ndi bishop, sinje kubera ko nasenze iminsi 40, sinje kubera ko nakoze ibi, ariko nirasa amaraso ya Kristo. Amen. Kuko amaraso ya Kristo yankuyeho ibyaha
zose. Mm. Haleluya. Amen. Bamuririmbyi yaramye ngo kila siku nafurahi. Iriya ndirimbo yaturirimbiye umukozi w'Imana anezeza iminsi yose. Amaraso ni yatunezeza. Imyizerere rero ishingiye ku maraso ya Kristo niyo myizerere yo mu mwuka, niyo abayoborwa, abagendera, abatekereza ku by'Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, akaba ari byo bibanyura, akaba ari byo bibi byabo, akaba ari byo bibayobora, nibo bitwa abayoborwa n'umwuka. Abagendera mu mwuka bariya rero bagendera mu mategeko, baba kuri Sinayi, batinjiye muri Siyoni, bariya nibo ngo imiyoborere ya kamere. Ibi byitwa imiyoborere y'amategeko, imiyoborere y'umuntu, imiyoborere ya kamere. Ni inyigisho zisa n'izikomeye z'agakiza, ariko sinareka kubibabwira. Reka tugaruke turebe Pawulo. Pawulo nawe yabaga muri iyi myizerere yayigiyemo yombi. Mbere yabaga muri iyi myemerere ya Kayini, akiri mu idini y'Abayuda, iriya dini y'amategeko. Yegera Imana kubw'imbaraga z'imirimo z'amategeko n'iz'ibitambo bitabasha gutunganya umuntu. Bukeye yahuye na Yesu, ajya mu myizerere y'umwuka, iyi ngiyi myizerere y'amaraso ya Kristo. None iyo usomye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 4 n'uwa 8, yaravuze uhereye ku murongo wa 4, aravuga ngo niba hari undi wese ufite impamvu zo kwiringira umubiri, zo kwiringira amategeko, zo kwiringira biriya muntu yiringira kubwe, ngo jeweho namurusha. Jewe namurusha. Atangira kubyirata ibyo yirataga akiri muri iriya dini, ngo yirataga yuko yakebwe ku munsi wa 8. Kandi kuriya gukebwa cyari ikimenyetso cy'ubwoko bw'Imana, cyasuraga kuzakebwa ku mutima muri iyi myizerere y'umwuka. Amen. Ariko bo bagakebwa ku mubiri, kiriya cyari ikimenyetso, yari ifiyeri yabo, byagaragaraga ko ari ubwoko bw'Imana. Ikindi aravuga ngo ndi uwo mu bwoko bwa Isiraheli. Kuba umwisiraheli konyine, haleluya, amen, kwatumaga yirata akiyumva kuko bwari ubwoko bw'Imana. Ikindi aravuga ati ntabwo gusa ndi umwisiraheli, ndi indani mwa Benyamini. amen, Si mwa Benyamini gusa, ndi muri buriya bwoko bwari bwarasigaye i Yerusalemu bw'Abaheburayo. Si n'icyo gusa, njyewe Pawulo nakwirata, ni umufarisayo kubuza amategeko. Buriya abafarisayo bari abantu bakurikiza amategeko cyane. Barayandikaga hose bakayatekereza bakayiga. Bibiliya iravuga ngo no gutanga idini batangaga n'izanyagasogereza. Buriya bari abakiranutsi abafarisayo, ariko icyo Yesu yabagayaga ni uko idini yabo yari y'inyuma, bari batarakira agakiza k'amaraso ya Kristo. Inyuma bakera pe, akabagereranya n'iva basize ingo, kaziriya z'urusororo zose zirabagirana n'amakaro. Atari ku indani ntakirinjira, mu mutima ntimurahembuka. Urumva yari umuntu ukomeye cyane kubuza amategeko, yigiye no ku birenge bya Gamaliyeli. Arongera aravuga ku cya 6 kiza kintangaza ngo nari umunyeshaka ry'igitangaza ry'idini, ngo kandi byandeye kurenganya itorero. Arongera aravuga ngo kubwo gukiranuka, tekereza, ngo kubwo gukiranuka, ngo kuzanwa n'amategeko kutazanwa n'amaraso ya Yesu, nari inyangamugayo Pawulo. Urumva ukuntu yari ameze. Ibyo Bibiliya yavuze ngo byarindamu yaje, bamwe bazagira ngo byari ibyaha. Oya, byari ibingibi byo mu mategeko, byo mu mubiri. None haravuga ngo nyamara ibingibi byarindamu yaje. Haleluya, amen, ngo nabitekereje ko ari igihombo maze kuronga ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. haleluya. Muri Kristo Yesu rero Imana yaduhereyemo ubutunzi bwo mu mwuka butangaje. Amen. Ubutunzi butagira akagero, ubutunzi tutohabwa n'undi muntu, ubutunzi tutohabwa n'ababyeyi, ubutunzi bw'ubumana, ubutunzi bwavuye ku Mana, ubutunzi bugizwe na ya migisha yose yo mu mwuka. Amen. Ubwo butunzi ndaho twabukura kandi ni ubwacu none.
twabuhawe wa munsi twizeraga. Amen. Turabufite, turi abana b'Imana, twarababariwe, dufite ubugingo buhoraho, ya migisha yose yo mu mwuka, turi abaragwa b'ijuru, ibyo byose turabitunze none. Haleluya. Hallelujah. Ubwo butunzi rero nibwo bwatumye Pawulo nawe ava muri iriya myizerere ishingiye ku mbaraga z'umuntu n'imbaraga z'amategeko. Amaze muririmba indirimbo rero n'izindi gusa natekereje murimo muririmba ziranezeza, reka zisubiremo, zivuga hejuru y'amaraso ya Kristo. Umuririmbyi ararimba ngo ni muri Kristo no mu mibabaro ye no mu rupfu rwe Imana yiyungiye natwe, ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Noneho uyu muririmbyi ararimba ngo hashimwe Yesu watunze n'iki n'Imana akoresheje amaraso ye. Amen. Undi muririmbyi avuga ngo kuko amaraso y'umukiza ngo yatugize umugeni w'iteka, niko twaririmbye hano. Wa mugabo uyu musaza waturirimbiye umubyeyi nuko nyine tutamenyana ngo turebe uko tungana, yavuze ngo kuko amaraso y'umukiza ngo yatugize, kubwira ijambo kutugira, twarahindutse, twabaye ibyo Imana yashatse ko tubabyo, kandi cyane cyane duhinduka umugeni w'Uwiteka. Ubu turi abageni b'Imana. Noneho hari agatero yaririmbye aravuga ngo waba ufite idini sa. Rero ufite idini sa n'uri muri iriya myizerere ya mbere, iriya ya Kayini, iriya ya Pawulo ya mbere. Undi yaturimbe ngo yanujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzibagirwa imirimo yankoreye. Noneho muririmbyi araririmba, reka mbavuge kuko no mu igihe cyo kuramya ngo kuna nguvu ya ajabu kubwa. Hallelujah. Katika damu ya Yesu. Amen. Undi yaturimbiye ngo nibuka amaraso wanguze. Ngo mbura uko mbivuga. Ndumirwa. Amen. Amaze umukozi w'Imana Onesimo aratuma ngo nejejwe nuko racunguwe nari amaraso, ngo yaranejeje nzatera haleluya. Ngo urukundo rwiwe nasanze muri ari amaraso ngo rwateye kuyikunda. Ngo none ngo Rwanda namwe mwakiriye iyi mpano ngo mwishime. Amen. Imana ibaha umugisha. Hallelujah. Imana ibagirire neza abaririmbyi bacu. Dufite agakiza twahishijwe n'amaraso ya Kristo, kadahinduka, katavuguruzwa, dutunze none, twicaranye, kandi ako gakiza twagaherewemo imigisha yose mu buryo bw'umwuka. Iyo migisha ni iyacu, kandi ijuru ni impembo z'agakiza kacu. Amen. Ijuru tuzajyamo, tuzaryinjiramo, tuzaritaha. Ibyo byiringiro turabifite ku mitima yacu, nicyo gituma tuhakumbura nk'iwacu. Ntawe ukumbura hatari iwawe. Ukumbura ijuru bitewe n'uko ufite assurance yo kurigeramo, ubiheshejwe n'amaraso ya Kristo. Kandi umukristo wakiriye imigisha yose mu mwuka winjiye mu gakiza neza, akora ibintu bibiri: arahimbaza, akaramya Imana, agahimbaza niwo mwuzuro w'imikurire ya Kristo. Icya kabiri agakumbura ijuru. Nicyo gituma adatinya n'urupfu. Uko ni ukuri. Iyo ubonye umukristo ageze muri Bewura na Byiringiro ngo barwaye ubwuzu bw'ibyishimo by'ubusabane bwabo n'Imana, kuko babonaga abamarayika babanuka, abandi bazamuka, bakabana n'intama za Emmanuel, inyoni zikaririmba, zikajwigira, zikaguguza, ngo nta joro ryari rihari, ngo bakurira ku tununga bagahabwa darubine. Ni icya kabiri, bakabona ururembo. Amen. Urumva umuntu wakiriye agakiza neza yinjira mu rwego rwo kunezerwa, rwo kuramya no guhimbaza, kandi agakumbura iwawe. Amen. Kuko afite ibyiringiro byo kwinjirayo. Nicyo gituma umukristo na byiringiro babwiye abamarayika bazamuka, aravuga ngo nimubone umukunzi wacu, muzamubwire ko twarwaye ubwuzu. Haleluya. Amen. Ibyo bintu bibiri rero, kuramya no guhimbaza Imana no gukumbura igihugu cyawe, ni ibintu biranga umukristo wakuze. Igikorwa rero cyo guhimbaza Imana no kuyiramya ni igikorwa gifite ubusobanuro bwinshi. Ngiye kubusobanura hejuru yo kuramya no guhimbaza Imana. Dufite ubusobanuro bwinshi mu rurimi rw'igiheburayo. Abaheburayo bakoresha amagambo ageze ku 8 avuga hejuru yo kuramya no guhimbaza.
Amen. aya magambo nta kindi akora, yumvikanisha neza imiterere n'umwimerere w'igikorwa cyo guhimbaza Imana no kuyiramya. N'ayo magambo yerekana imiterere, ese uramya abateye ate, ese umwimerere we ni uwuhe, ese icyo gikorwa kimeze giti. Muri ayo magambo hari ijambo rimwe ngo ni halal, niryo tuganira, ariko hari andi menshi 7. Iri jambo risobanura gukunda, rikunda gukoresha cyane mu isezerano rya kera, bakunda kurikoresha, niryo bakoresha, niryo bavuga. Riboneka inshuro 88 mu isezerano rya kera. Iri jambo rigaragaza imyitwarire cyangwa imyifatire umuntu uramya Imana agomba kuba afite mu gihe ari kwaramya. Amen. Mu gihe kirimo arimo akora igikorwa cyo kuramya Imana no kuyihimbaza, agomba kuba ameze ate. Noneho ijambo rya mbere ngo agomba kuba yuzuye ishimwe, akagaragaza ishimwe ryuzuye mu mutima we. Haleluya. Si ugupfa kuririmba gusa, ariko hari ahashingiye kugira ngo aririmbe. Amen. Zaburi ya 22 agomba kuba afite ishimwe, kandi ishimwe ryacu ishingiro ryaryo ni mu gakiza. Amen. Twavuze yuko kuko mama Kamariza yabivuze ngo bamwe bashingira kubituzengurutse, kubidukikije. Ibyo nabyo ni byiza, Imana yabidukorera, ariko ni ibya kabiri. Ishingiro ryacu ni imigisha Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, n'agakiza. Ibindi ngo ni inyongerano. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bwanjye, ibindi bisigaye bituzengurutse, ibyo kurya n'ibyo kuryama n'iby'inzu n'iby'amaviza, nzabibongerera. Urumva rero ikintu cy'ishingiro rikomeye, aho amashimwe yacu ashingira ni mu gakiza k'Imana, ni mu bwami, ni ubwami Imana yaduhaye bwo mu mitima yacu. Noneho uwo muntu akagaragaza ishimwe rishingiye ku gakiza. Amen. Akoko ntigahinduka. Ushobora kuburara ariko kaka mu mutima, ukarwara agakiza kaka mu mutima. Abantu bakaguhinduka, bakakuvuga, bakakwanga, agakiza kaka mu mutima. Amen. Umuntu wakiriye agakiza neza nta kintu atinya, nta kimuhungabanya. Urukundo Imana yamukundiye muri Kristo Yesu ruramurutira byose, ruramunyura, nubwo abandi batamukunda. Iyo akunzwe n'Imana biba bihagije. Amen. Nubwo abantu batankunda, ariko Perezida wa Repubulika yacu hano ntuye akankunda. Urumva se kutankunda ko abandi bambwira iki? Nkundwa n'umuntu ukomeye kandi ufite ijambo kurisha. Rero urukundo rw'Imana runyura uwaruhishuriwe, runyura uwarumenye muri Kristo Yesu, rukamuhaza. Akaba ari acumbika, akaba ariho yubaka ubuzima bwe, agahorana amahoro n'umunezero, agahora atwenga, amwenyura, bitewe na rwa rukundo. Nicyo gituma amashimwe yacu kugira ngo turamye Imana yose ashingira mu gakiza, mu rukundo rw'Imana. Amen. Ikindi cya kabiri uyu muntu azagaragaza, Imana ifashe nihute, ni ukunyurwa. Aba yaragize ibyo bintu akanyurwa, yarabyemeye, yarabyakiriye, nta gushidikanya. Akanyurwa n'uko ari umwana w'Imana, akanyurwa n'uko afite ubugingo buhoraho, akanyurwa n'uko yambaye gukiranuka kw'Imana, akanyurwa n'icyo Imana yamugize cyo muri Kristo Yesu atagishidikanyaho. Kuko kwizera ni amaboko yakira. Amen. Kandi Bibiliya ivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose, utagira gute udashidikanya. Haleluya. Amen. Sinshidikanya. Hari indirimbo nayivuga gutyo, akanyurwa. Icya gatatu, iyo amaze kunyurwa, yagaragaje ashingiye amashimwe, akananyurwa, azagira ifyeri, aza yiyumva. Iyo mubona abantu iyo baririmba, uwanezerewe atandukana n'utanezerewe. Uwanezerewe amajeste yiwe ubona amufasheho, ubona afite ifyeri. Niyo arengeje ukuguru agasimbuka, ubona bifashe bibereye. Nicyo gituma banezeza.
iriya fiere rero bivuga ngo ni ukwiyumva se sentire ukumva ko uri umwana w'Imana ukumva ko ukomeye bitewe n'ibyo Imana yagukoreye ibyo ni imyitwarire y'umuramyi nta bwihebe buba mu rwego rwo kurama uko ni ukuri rimwe na nkiri muto cyane mu 84 sinza nibuka ibihe byashize cyane nagize umusitari muheri kabera nzamukana duca mu bibogobogo ariko tuza kuwutangirira gakenge tumanuka za Minembwe twinjira mu Bunda za Nazareti duca ziriya ndondo zose twari batatu ndagira benshi hano bashobora kuzibuka twamaze amezi abiri ya vakansi kwa karindwi no kwa munani turi muri ibyo bihe by'ibitaramo noneho tuza kugera mu Muzinda umugabo umwe ngo ni Muhiga arahaguruka araririmba yanyuzwe n'ijambo ry'Imana ndagira ngo niwe wazanye gusirimba amaze akiterera akitunda uwumva icyo gihe ntibizava mu mutima no mu bwonko yitunda ukabona araberewe arasa neza yambaye igikundiro ngo aravuga ngo we ngo akunda kuveta ngo iyo ibihe nk'ibi byamushikiye ngo aza yumva ari umukire haleluya amen ngo aza yumva ari umukire waminuje wumva ko kwiyumva iyo winjiye mu rwego rw'ubusabane n'Imana ukuntu uwo muntu aza yiyumva ntiyabamo gucika intege ntiyabamo kuganya habamo kwiyumva ugira ifyeri unezezwa n'icyo Imana yakugize cyo kikaguhaza ikindi cya kane noneho yamara kunezerwa yaririmbye cyangwa yasenze ashingiye ku mashimwe atanyeganyega ariko gakiza yanyuzwe n'icyo yabaye cyo noneho bimuteye kugira ifyeri kumva ko ari umuntu ukomeye icya kane agasereburetinga niko bavuga akogeza akayizalita agahimbaza cyane nibo babandi bakubita bavuza impundu akavuza impundu za gikongomani akandiriza icyo gihe nyine aba ari mu bwiza butangaje iyo ni imyitwarire y'umuramyi ikindi cya gatanu yahimbaje cyane ngo abafaransa bavuga hari celebre akaba na exalte kogeza akogeza akavuga ibigwi akavuga iby'Imana yamukoreye akavuga icyo ari cyo akavuga icyo yahishuriwe ndaza gusobanura hano hepfo babwire ko hariya ariho mwiyerekwa ritangaje muri ya rwego rwo kuramya no guhimbaza niho habiyerekwa nyaryo amen noneho yarangiza ntabitinzemo iyo amaze guhagarara ku mashimwe nyayo akanyurwa akiyumva agahimbaza akogeza aza arabagirana amen ukabona yuzuye ubwiza uko ni ukuri nta muramyi wahuye n'ubwiza bw'Imana uzuba mubi uko asa kose hari umuntu wanganiriye se nirwo avuga ngo nari nyamwiza akamuvuge anganirira hejuru y'umuntu babanaga w'umucafu cyane ndagira yari umutwa utambara utoga ariko ngo agakunda Imana noneho ngo yaririmba yanezerwa ngo ukumva wamuhobera ukamuhobera tuba ukitaye kuri kwakunda se niko bizabimera umuntu winjiye mu bwiza bw'Imana uko ari kose ararabagirana uko ni ukuri ararabagirana bwa bwiza buva indani mu mwuka bwinjiye mu bugingo bukameneka ku mubiri we ariko mwari mwabona umuntu wasenze agahura n'ubwiza bw'Imana sinzi uko mbivuga ubugingo bwe bwatsemo umuriro amagambo y'Imana hayasohoka ari automatika haleluya amen amara stress kumureba konyine kuko amara stress akarabagirana yamara akavuga n'ibyishimo aproklame avec joie agatangaza akamamaza imirimo Imana yamukoreye akamamaza igikundiro n'icubahiro by'Imana iyo niyo myitwarire rero y'umuramyi iyo abaririmbyi bari hariya imbere abantu bazi basobanukiwe n'ubusabane n'Imana baba mu nzego zo kuramya umenya umuririmbyi urimo uririmba mu mubiri n'uririmba kuko yaburutse indirimbo ukamenya n'uwinjiye mu bwiza
bw'Imana. Yaciye muri izi ntambwe twavuze ko ari 5 cyangwa 4, afite ashingiye ishimwe rye kandi wanyuzwe kandi wiyumva kandi wuzuye umunezero. Amen. Reka rero tusobanure guhimbaza no kuramya, nyuma tuze gusobanura ibintu nka bingahe byo bijanye no kuramya, wenda turagarukira kubera iminota shaka ko tugera mu ndirimbo. Guhimbaza ni ukuvuga imbaraga ukavuga gukomera. Guhimbaza ubundi ni ijambo ritagoye gusobanura kubera iyo wahimbaje ikintu ubuhaye uvuga ibyiza byacu. Mbimbaje umuntu navuga ndi naka ni mwiza, afite amasoso, aragororotse, agize gute, kandi nkaja no mu mirimo ye agira imbabazi, agira ishaka, afasha abantu. Uko niko bita guhimbaza. Rero iyo mbimbaje umuntu wagira kote positif, ibyiza akagira n'ibibi. Ariko Imana yacu iyo ni nziza gusa. Ni kurya abateri bavuze ngo Uwiteka arera kandi ngo bagendaga umuja n'umuza ibo wikingiranye kugira ngo bibagirane, amababa bayatwikirije mu maso andi amaguru, ko ari ukwerekana ko bo bashize. Kurya Yohana yavuze ngo jewe manuke iwe ngo azamuke. None handi babiri bakayatanda ngo bakagenda umuja n'umuza, uwanezerewe azayishaganya. Niko twavuze uwaririmbye arishaganya. None ngo bakaje imbere bakavuga ngo Uwiteka arera. Haleluya. None yera mu ngeso, yera mu bwiza, yera no mu mirimo. Amen. None guhimbaza ni iki? Ni ukuvuga imbaraga, tukavuga gukomera, tukavuga imirimo, tukavuga ubushobozi, tukavuga urukundo, tukavuga ubwiza n'icubahiro by'Imana yacu. Nicyo gituma amasengesho yahagurukanye yasasiwe iki kintu, araduga mugani w'Abarundi. Ijambo kuzamuka n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge ni byiza, ariko kuduga wumva ibindi. Ko kuzamuka nk'umushara ukazamuka utumbereje. Ayo masengesho araduga. Uyu muntu rero akaramya Imana, agahimbaza Imana akoresheje amagambo atemba nk'uruzi. Iyo winjiye mu bwiza bw'Imana amagambo arizana, aza ari automatique, tuyashakisha. Amagambo yo kuramya Imana arapfukumuka. Ayo magambo afite isoko yayo mu mwuka, aba yavuye hahandi muri cya gicaniro harya indani. Aba yavuye mu mwuka n'umutima wuzuye ibyishimo, wicishije bugufi cyane, wamanutse, wadiminiwe, wise hasi. Bitewe n'uburyo uwo muntu ahimbaza, bitewe n'uburyo yahishuriwe, bitewe n'uburyo yasobanukiwe, bitewe n'uburyo yizeye iyo Mana n'uburyo ayifata. Noneho uku guhimbaza muri kiriya gitabo twanditse cya Mana himbazwa, twakugereranije n'urwego n'amayesikariye cyangwa n'ubudaharirana. Iyo uhaye uvuga Imana urazamuka, iyo uvuze ubwiza bwayo ugatera intambwe, wavuga imirimo yayo ugatera intambwe, wavuga ubushobozi bwayo ugatera intambwe. Noneho uko uhaye uzamuka niko uhaye uyegera, kandi nayo niko uhaye imanuka igusanga, kuko Imana isanga abayiganira n'abayicubahira. Noneho mukegerana, mwamara kuyegera mu buryo bw'umwuka ugatera intambwe ya kabiri yitwa kuramya. Kuramya rero tikiba kikiri igikorwa uhaye ukora, nubwo bijana uwo uhaye ukora, ariko indani mu mwuka ni imyitwarire. Ni imyitwarire y'umuntu wahuye n'ubwiza bw'Imana akanyurwa, akumirwa. Kugira ngo aririmbe ngo mbuze uko mbivuga ndumiwe. Noneho uwo nguwo akika, nubwo hari igihe yika no ku mubiri akaryama, akubama cyangwa agapfukama. Icyo gihe aba yinjiye ahantu bita ngo ni muri eternite. Mu kuramya ntihaba amasaha. Wumva winjiye mu kirere waturamo burundu. Kandi haba gusobanukirwa gukomeye, wavuga ijambo rito kuko noneho usenga no mu ntekerezo, habe no guceceka gusa, wumva uri mu kirere mu muyaga mwiza, wavuga ngo ukumva ari ibintu bikomeye bisheganyije isi.
wavuga ngo amina ukumva birakomeye binyeganyeje isi kandi pozisiyo ufite ntiruhe ntabinya nubwo waba wazinze ukuguru aho uri hose ya mavi yo gupfukama haleluya kandi umwanya wo kuramya uba ufite imyitwarire y'umutima n'umubiri by'umuntu uramya by'umuramyi wuzuye ubwiza bw'Imana ugaragaza ibyishimo no gukunda Imana ye bikabije. Iyi ntambwe y'ingenzi igerwaho mu gihe uhimbaza yahishuriwe ubundi bushya iyo Mana ye yahimbaje akongera akayibona. Ka wa mudamu twari twaramwise iryo zina wirutse mu rusengero ngo mbonye Imana we tukaza tuvuga ngo ni naka mbonye Imana. Yaranejeje cyane. Kuramya ntabwo gukorwa ahubwo kwinjirwamo. Ni ahantu winjira ngira ngo mwese abasenza aho hantu muza muhinjira. Ni ahantu winjira ahantu ugakora igikorwa cyo kuramya ugahimbaza. Ni ahantu winjira ni muri Bewura. Reka rero dutanga ubusobanuro na hano nanditse 12 ariko turatanga nka bungahe kubera umwanya bujanye no kuramya. Kuramya rero ngiye kubisobanura uwo mwanya wo kuramya nawise ngo ni umwanya umuntu akunda Imana bikabije. Amen. Wumva ukunze Imana bitangaje. Mu ndirimbo za Salomo mu bice 2 umurongo wa 3 n'uwa 6 aravuga ngo ameze nk'igiti cy'umutapuwa. Amen. Ngo nicaye mu rukundo rwe nezerewe. Ngo aya amatunda y'umurimo wa Kristo yarandyoheye. Haleluya. Imbuto zavuye muri uriya murimo zahindutse uburyohe. Amen. Haleluya. Tukiri abana kera twagendaga guca imbuto twabaga mu gihugu cyiza cyuzuye imbuto ubukara ikeri imbuhu. Wowe wageze nyine mu bukara ugahita uramza ugatotora ukumva nyine wanyuzwe. Amatunda burya atuma utinda ahantu amatunda ukunda agakunda ngo ni ugukunda bikabije. Urukundo sinurusobanura ariko abinjiye mu bwiza bw'ubusabane n'Imana bakunda Imana yabo bakayirutisha ubwabo. Bakunda Imana bakayirutisha umutungo wabo. Bakunda Imana bakayirutisha ubuzima bwabo. Bakunda Imana bakayitangira. Bakunda Imana bakitanga. Haleluya. Amen. Ikindi cya kabiri nasobanuye hejuru yo kuramya iyo umuntu yinjiye muri ubwo bwiza bwo kuramya abitewe n'uko yahimbaje yavuze iyo Mana. Ni intebe y'Imana uba winjiye aho Imana ituye uba winjiye muri salo y'Imana nawe uba wayikaribishije mukicarana. Hariya muri Zaburi ya 22 haravuga ngo ni Imana iba mu mashimwe, ni Imana iba mu bayogeza, ni Imana iba mu bavuga ibigwi byayo, ni Imana iba mu bavuga gukomera kwayo, ni Imana iba mu basabana nayo. Iyo Mana rero presence yayo naho niho iba. Kandi mu gihe uri kumwe n'Imana ntacyo wabura. Nta nabwoba wagira. Ntabwo wagira pe. Yaravuze Dawidi aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Amen. Rimwe na rimwe ubwoba nyine buzanwa nuko twagiye mu mubiri. Kurya wa mwanditsi yanditse ngo iyo ndi mu mubiri ngo iyo ndi waba mu mubiri ngomba ndi kure y'Imana. Ariko iyo turi mu mwuka nta bwoba buhaba. Hari abasore bamwe muri aba basore bazakunda kugenda hanze bakagenda baca mu bihugu bigoye cyane. Hari abasore bacu umusore umwe duhawe ubuhamya baciye muri biriya bihugu by'Abisilamu. Barabafata batangira kubatorokera bashaka kubica. Umusore umwe igihe bamushizaho nyine bamubwira ngo baramwica babona asetse. Aseka baratangara. Noneho baramubaza ese ni iki kuri mu rupfu ukamwenyura. Ababwira iby'agakiza afite kandi icyo cyaramukijije. Iyo wakunze Imana n'igihe cya Nero icyababaje Nero ababize Bibiliya n'amateka yayo nuko bariya yahaga intare bariya yatwikaga mu muriro nuko bapfaga baririmba. Ibyo bintu biramuturubura cyane
umuntu azayishima iyo uri kumwe n'Imana nimuzishima. Ikindi kandi ni umurimo w'abaturiye intebe y'Imana, nta bandi baramya babana n'Imana. Ibyahishuwe ibice 4 umurongo wa 2 n'uw'11 Yohana yabonye environnement y'Imana, ibikikije Imana. Wa mugani wa Makambariza, ibikikije Imana. Imana ikikijwe ngo n'abakuru 24 ngo n'abakerubi n'abaserafi ngo n'abamarayika batabarika, ngo bamwe bavuga ngo urera, abandi ngo bakicara bagakura amakamba ku mitwe yabo bakakubita hasi bakava ku ndebe, ngo bakavuga ngo icubahiro n'ikuzo no guhimbazwa n'ishimwe n'ibyawe, ngo kuko ari we waremye byose, ngo igituma biriho n'igituma wabiremye nuko wabishatse. Amen. Ngo abandi ngo abamarayika nabo bakavuga ngo ni wowe ukwiriye, ngo akumva isi yose. Ibyo ni ibikikije Imana. Ni ukuvuga mu murimo w'abaramyi, ni bamwe mu bakikije Imana, mu bari muri environnement y'Imana. Ni bamwe mu baturanyi baturiye intebe y'Imana. Amen. Mu rwego rwo kuramya no guhimbaza. Ikindi ni intambwe isumba izindi ya Gikristo. Ni intambwe isumba izindi iyo umukristo yahishuriwe Kristo neza. Amasengesho yabaye guhimbaza Imana, indirimbo ze ziri zo guhimbaza Imana, ibintu byose bibi zo guhimbaza Imana. Nubwo afite itaje ariko abisenga mu bundi buryo. Abisenga mu buryo bwo guhimbaza. Ntabwo avuga ngo Mana ndarwaye, Mana intambara ngira, ahita avuga ngo ndagushimiye, ngo kuko ziriya ntambaro zirangije. Amen. Ngo ndagushimiye kuko ufite imigambi myiza nyuma y'uriya mwijima. Ngo ndagushimiye kuko wanikorereye indwara n'ubumuga bwose. Ngo ndagushimiye. Urumva harimo amayitaje ariko harimo n'amashimwe. Amen. Ko arareba hirya y'ikibazo. Nuko niko biba bimera. Nicyo gituma kuramya no guhimbaza ari intambwe isumba izindi ya Gikristo. Umukristo winjiye mu rwego rwo wakuze, ahagarara mu rwego rwa beura, mu rwego rwo kuramya no guhimbaza Imana, haba mu masengesho haba no mu ndirimbo. Ejo narababwiye ngo abantu baririmbaga bijyanye n'amasirkonstanse naho bari nuko bameze. Hari indirimbo imwe zivuga ngo Yesu umukiza wumva ukonganya. Hari bamwe nyine bageze mu ntambwe yo kumva ko batoba bakiganya kandi bafite Imana. None akayihindura akavuga ngo Yesu umukiza wumva uko nsenga, wumva uko nshima. Ugasanga rero bijana n'imyumvire, bijana n'urwego urimo rw'uko wumva. Iyo nyine ukiri mu rwego rwo hasi rw'amaganya uririmba uko, iyo undi yagiye mu rwego rw'amashimwe nawe aririmba. Nuko niko bimera. Ni intambwe isumba izindi ya Gikristo. Aha nkunda kuvuga kuri iki cya kane, kahatanga urugero nyine rwa Mukristo na Byiringiro bagera muri beura. Urumva intambwe zabo zari ndende cyane, kuva mu gihugu mu mudugudu w'irimbukiro, ukagenda ugaca mu isayo gahinda gasaze, ukinjira mu ntambwe ya dini biriya navuze bya Kayini yo kwikirisha amategeko, ukaja kuri Sinayi. Ukaza kuhava ukinjira mu ntambwe rero ya dini rya Abeli, ukagera ku musaraba. Wamara kuhagera ku musaraba bigahinduka, umutwaro ukakuva ku mugongo ukagenda buherere, ukunamuka ukagororoka, amaso zo y'ibyishimo akabugumuka mu maso. Ukavuga ngo nduhuje umubabaro we, ngo nzurishije urupfu rwe. Inzira yawe igahita yubakwa n'inkike, igikombe cy'iburyo n'icy'ibumoso bikaba inkike zitwa agakiza. Nubwo winjiye mu gakiza katavuguruzwa utacyatswe, ariko nanone ukajya mu ntambwe z'intambara z'ubutayu, ugacya mu gikombe mucisha bugufi, ugasubira ukagera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ariko aho hose wabwira kurahava kuko uw'Imana ntahazaguherana. Iyo kera wahuye n'agakiza kuzuye ntuheranwa. Uhura n'intambara zigatsindwa. Uko biri kose nduhura intambara ariko ziratsindwa. Haleluya.
akajya mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, akagenda akajya kwa Mwihebe, nanone afite rwa rufunguzo rwe. Akavayo akagenda akaza yoba, akabanza akagenda ahantu mu nzira nziza. Ni byinshi cyane abasomye umugenzi, akaza neza kurenga mu irango ry'umusozi, yinjira mu gihugu cyitwa Bewura. Haleluya. Haleluya. Amen. Noneho ngo aho ndahasanga umwijima. Aho ngaho akahasanga klima, reka tubyite, akahasanga umuyaga umunezero, akarwara ubwuzu. Amen. Aho ngaho akahasanga kanunga na darubini ituma areba kiriya gihugu. Haleluya. Aho ngaho akahatura, akaba yohatura mu ntama za Emmanuel. Aho ngaho ni mu kuramya no guhimbaza. Urumva yarenze, yavuye aho ngaho bambuka neza, bambuka. Haleluya. Amen. Nicyo gituma nahise ngo ni intambwe isumba izindi. Haleluya. Mwumve rero nabo ko bagize amadini abiri, ya myemerere, ya myizerere, babaje kuja Sinayi barongera baja ku musaraba. Intambwe ya gatanu nishaka ndekera aho ngaho, ni inzira yo guhishurirwa. Haleluya. Urashaka kwerekwa? Dore ko abakristo bakunda kwerekwa. Ramya Imana kandi uyihimbaze. Tuzerekwa ibikwiye kwerekwa. Nta kindi uzerekwa ubwiza bw'Imana. Haleluya. Uzahishurirwa ijambo ry'Imana. Hari abantu bakunda kwerekwa ibindi, nabyo senzanga ni byiza, ngo bagakunda kuja mu butayu bagasaba impano ngo yo kwerekwa ibyaha by'abandi. Noneho hakerekwa abanyabyaha, hakerekwa ibintu birya, nabyo Imana izibyerekana, ariko ntacyo bikumarira mu mwuka. Iyo wabonye amashara ukareba ukabona amagufwa, numva bitagufasha cyane. Ariko iyo wabonye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Iyo wahawe darubini ukareba igihugu, wa muririmbyi waririmbye ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru. Haleluya. Kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Amen. Ukareba igihugu ukagikumbura, ntabwo uhuye n'uwabonye igufwa. Uko niko kuri. Haleluya. Haleluya. Nubwo nawe yeretswe. Ahangaha rero niho mu guhishurirwa, niho mu guhishurirwa. Haleluya. Muri uwo musitari reka ariho ndangiriza, twakoze watugiriye akamaro kenshi, kuko twagize iminsi myinshi, amezi abiri arenga mu bitaramo. Twageze ahantu mu Bijombo, umusore umwe adusaba ko twajyana, kuko abantu baratuherekezaga, muzi ko abantu baherekezaga abayumbi. Noneho turajyana, tuvana mu Bijombo neza tugerana iwacu i Gashamba. Ziriya ndondo zose turi kumwe. Uwo mugabo yari afite iyerekwa ritangaje. Amen. Mu buryo nyine bw'iyerekwa risanzwe. Iyo twahagurukaga ahantu tugasenga, twakundaga kuririmba ngo tuwasafiri twakaribia nchi ya mbingu. Haleluya. Iyo tugiye twajaga guhaguruka, ariko biriya bihe kubyibuka nicyo gituma ibintu by'Imana iyo ubyibutse wongera kubibamo. Ibyo mu mwuka ntibizabihomba, ariko iyo wabaye umutunzi mu by'isi wa bwacu ugakeneye ibyibutse urahahamuka. Ariko iyo watunze ubwiza bw'Imana, iyo ubwibutse wongera kubwicaramo. Haleluya. Kuko ngo amasengesho yacu Imana irayabika mu nzabya z'izahabu. Amen. Ntabwo biza byibagirana, ubihoraho. Mvuze ibyo mpita numva, kandi ndi mu rubunga ndaririmbye ngo tuwasafiri, ngiye guhaguruka mfata mu wundi muhanda. Haleluya. Yakunda muranzi yasenga yibuka kandi ko tuzaba ku Runundo tukahakora igiterane. Noneho tukaririmba ngo tuwasafiri tuwakaribia. Twamara kuririmba twasenga, wa musore agahita atubwira ibiba muri urya muhanda dutahamo. Agahita atubwira inzu baducumbikiramo irangi risize, agahita atubwira intebe zirimo, agahita atubwira umugabo uza kudusuhuza bwa mbere ikoti azaba yambaye, agahita atubwira umugore uza kudusuhuza bwa mbere ikoti azaba yambaye, igitenge azaba yambaye. Twagera muri ya nzu tugasanga irangi ni rya rindi, intebe ni za zindi. Twarangiza gusenga bakomanga, wa mugabo akinjira na rya koti. Murumva ko uwo muntu atazaga yerekwa. Yari igitangaza.
noneho twasengera wa muntu twamubwira yamubwiye iwe werekwa yamubwira ibintu bibi agira nk'ingeso ze n'ibindi wa muntu ukabona ntabyemeye akamubwira ngo wongere usenge ariko yamubwira ibintu byiza agatanga haleluya nicyo gituma abahanuzi b'ubu babwira abantu ibyiza kugira ngo banezerwe noneho icyo nshaka kuvuga mu mbabarira ayo makuru nayo ni neza araturuhura uwo musore araturuhura twataramaga twinjiraga ku manywa tukinjira nijoro tukarara mu gitaramo twari tukiri n'abasore amaze turananirwa noneho aho tumuboneye twataha ahantu nkabwira pasiteri mushaka inzu zibiri mushaka inzu y'uyu musore abashaka gukorerwa bagende natwe muturekere mu rubunga abashaka gutarama baze dutarama noneho bagashakira pasiteri akabitangaza abantu bose muri wa muhanda bagatonda umurongo kuri ya nzu yo gukorerwa mu gitaramo tukabura abantu noneho twabura abantu tukabona natwe umwanya wo kuryama akarara akorera abantu tuba nk'abaruhuka noneho tugakoraga amanywa n'ikindi mukundira ibyo ngibyo turagenda ngo tugere iwacu nyine tugiye gutandukana mubaze ibintu bibiri ndamubwira ndetse wabonye itandukaniro ry'impano yacu n'iyawe atereka kuko bariya berekwa ibintu hari igihe kimwe kimwe iyo atari mu mwuka yiyumva kumva araruta abandi kuko abarusha impano yo kubona ati ntabyo noneho ukamubwira ibintu bibiri mbese ntiwagenzuye ntiwabonye ko umuntu wasengeye ukamubwira ibyaha bye ko yabyangaga akakubwira ngo wongere usenge ariko twe twabwiriza ijambo ry'Imana agahaguruka iyo aragahagurukana itabi rye agahagurukana igiheko cye akaza akihana kuko ijambo ry'Imana ni inkota ikebera mugi birahinguranya biratandukanye rero turiya uba wamweretse ariko ntashinjiye icya kabiri namubwiye ibintu bitatu ni uko twe dutangira gusenga tukazamuka tukereka ubwiza bw'Imana tukerekwa gukomera kw'Imana n'imbaraga zayo haleluya tugasobanukirwa ijambo ry'Imana tutumvaga muri ya masengesho kubera umwuka icyo gihe wowe ugacurika ukaja kureba amashara n'amagufwa ntiwumva ko bitandukanye mwumva bari izo bintu ni experience yanje ntiyagire uwo nkomeretsa ariko kuramya no guhimbaza Imana ni inzira nziza yo kwerekwa kandi ukerekwa neza amen ni inzira nziza yo guhishurirwa ugahishurirwa ibigufitiye akamaro ugahishurirwa ibikubaka ugahishurirwa ibigukuza ugahishurirwa ibikugirira neza ugahishurirwa ibiguha ibisubizo by'ibibazo byawe amen ikindi cya gatandatu kuramya no guhimbaza Imana ni intwaro itsinda umwanzi amen ni intwaro itsinda umwanzi iyo waramije imbaraga z'umwanzi ziratsindwa hariya mu ngoma za kabiri igihe cya Yehoshafati nta kindi yakoze yaramije Imana yatewe n'abami ngo agere mu rusengero abanza kubwira Imana ngo ese si wowe ufite imbaraga mu kuboko kwawe amen yibutsa Imana amasezerano yibutsa Imana ibyo yabakoreye yibutsa Imana uwo mwanya abona kuyereka ikibazo umutima we umaze kubohoka umutima we umaze kugubwa neza ijwi ry'Imana riravuga ngo iyi ntambara si yacu haleluya ni intwaro itsinda umwanzi haleluya amen Imana ibaha umugisha kubera umwanya wacu tuzakomeza nabwo kamaro ko kuramya no guhimbaza Imana ariko nako karahagije uko ni ukuri dukomeze mu mwanya wo kuramya dukomeze twishimire guhimbaza dukomeze twinjire mu busabane bwacu n'Imana dukomeze tuvuge imirimo y'Imana n'imbaraga zayo Imana twinjize mu mukuramya twuname twishike hasi tumanuke tubone ubwiza bw'Imana bushizwe hejuru ibibazo byacu bikemuke intambara dufite zitsindwe ibyo twifuza ibyifuzo byacu bibonerwa ibisubizo Imana izahindura na biriya bibazo biri muri iriya misozi tuzamura amaboko kuko mu maboko harimo intwaro tuyatunge muri iriya misozi kugira ngo Imana itsinde ziriya ntambara Imana ibaha umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami amen